ntabwo se wakora atuma ushaka kuba mu buzima kuko n'abantu bisha abantu barababariye cyane bari mu muryango so iyi pranka ya Bitangaza na Bitangaza ngo niwe wayiteguye none reba ahantu igeze muri gutuma abantu bashyuha mu mutwe bakavuga amagambo menshi mubizi neza ko muri gukina n'imitima y'abantu none se nimba mbabwiye ko ari pranka ntibavyumve ubwo hari ukina n'imitima yabo rero shaka content zose mu kibuga zararangiye kiretse ukoze ko atandukanye na Bitangaza kandi bikaba ibyanyabyo byanyabyo akaboneka nabi inkiko n'ibiki byose wenda hafi hari igihe haba ikigore cy'idiaspora kimaze igihe gisenga ko gikeneye umugabo wazakigwaho kikakumara ubukene dushwishwe buri saa kibazo natandukanye n'umugore wanjye none ariko sinamenya ko basigaranye icyo gitekerezo nimba umuntu akina filime akarira yajya kuri kamera akarumva ari igitangaza njye nafashe umwanya wo kumwumva mfata n'umwanya wo kubasura njya mu rugo turiganira bisanzwe iyo umuntu ari mukuru bureba situation hari ko imeze harimo ibintu bidahuza bitarimo rero iyo byanze kuri ya kote yindi runaka tutagiye kuvugira aha ngaha ubwo urumva hazamo n'abunganizi njyewe ikintu nakoze vugira ibyo wakoze nahamagaye nafashe telefone mpamagara mama Bitangaza muri jojo yego ndamubwira ngo utaza gutekereza ko umugabo wawe ndataraye kuba atatashye kuba atahari araye mu ndaye kumusimbura ari hano njye ndabwanza bakoresha ikiganiro mwembi muri kumwe kibwira abantu ko urugo rwanyu ari amahoro rwasubiranye genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire Sindongeye ndabasuje mwebwe mwese mukurikiye Urugendo Online TV ndizera aho uri hose uherereye uri mu gitondo gira igitondo kiza uri nimugwa gira umugora mwiza nawe uri ku gicamunsi gira igicamunsi kiza aho uri hose bitewe naho uri nukomeze n'ibihurimo ukomeze ugubwe neza utameze neza rero komeze wihangane niko ibihe bimeze kandi nawe umeze neza ujye wibuka ko ntacyo watanze ujye wibuka ko nta kiguza ahubwo ari ubuntu bw'Imana wakoze subscribe ku Urugendo Online TV wagize neza no turayikwanyiza ngo ugende ukanzeho ni Bob basuhuza kandi ndabakunda cyane ariko imbere ya kamera ndi kumwe n'umuntu wiswe neza bikanamukurikirana bikamuhama uwo bita Gakire ako buracyaye Gakire ni nta bwinshi bubahora umva ukuntu biba bifite inkomoko ndi Gakire wa Sebakungu reka ngarukirizaho aho ndeke gukomeza ariko ubwo ni Gakire papa umbyara yitwa Sebakungu yavyaye Gakire kandi birakoka kuzabyara umwana nkamwita Mirenge kandi birokama bigakomeza amafaranga iwanyu cyangwa nkamwita Dangote ngo ni karande amafaranga nuko yakorera nibazakomeza amafaranga se ko ntayo bandaze ko nta nuwa yampaye ko ngishakisha nk'abandi bose ngo bukire ni karande ntabwo papa yigeze azi Kigali shangagure ibibanza bikigura 70 n'ijana mpamvu nanjye nsiragoringa nk'abandi cyo gihomba huye nacyo ze enda wasanga muri za 70 ari kwikatira umuziki Kamembe ari yarengezaga amaso akabona ariko bambwiye ngo hari akantu hari hagezweho Kamembe abantu bazi Kamembe arahaza ahantu bita kukabasazi abasaza bakera nibo bajyaga gukatira umuziki ubwo abantu bari cyangwa ndabasuje especially Kamembe kukabasazi barahaze nta muntu hanyuraga ari Babylon birabyo kuvuga iki ari musista waye mfite mukuru w'imfura emwe kunagiye gushyingirwa ngo yarahanyuze arari kumwe na muzehe hagiye kumugurira ibikoresho byo birongora ngo aritegereza abantu babaga bari guceza nyine ku manywa rwose bari gukata umuziki b'abagore yitegereje bana ngo bamuhushije ibuye hano
n'ubu ngubu biracyaba mu mateka ye ajya ambwira ngo ikintu bita ikamembe kuko abasazi iyo mpatambutse ndavuga hano hantu harazimye ariko kera yigeze kukanyuzaho yigeze gutwika nawe ntacyo urimo uratwikira i Kigali aho papa watafashe urahafite ibintu iyi mpano y'umunwa Imana ishimwe ejo yongo yaravuze ngo ibaze yakiba mvuga gutya umugore wanjye avuga gutya Sandra wanjye avuga gutya nk'umunsi bamfasha bakadufata turi batatu twese bakajya kutuganiriza aramufite umukobwa uvuga Sandra niwe wakoraga kuri TV Sandra yigeze mukoresha ikiganiro aravuga ariko ni byiza ko Imana ishimwe ko ari nge muntu mu muryango abandi bantu tuvukana bibera mu bindi bintu bidafite aho bihuriye no kuvuga nk'ibiki harimo abubatsi abandi n'abacuruzi abandi n'abanyamasengesho burana buyerega n'umurimo ariko se ni nk'agake uhuriraho na benshi wanyu abantu bo mu rugo yanjye ari nk'umwihariko nzi ntari buvuge ikintu muri abo n'abantu bo mu rugo akantu duhuriyeho ubuse njye bivuze abantu bo mu rugo bakunda umurimo bibamunyakazi kandi ikintu nzi duhuriraho abantu bo mu rugo nuko uko byagenda kose uburyo wakigira kose abantu bo mu rugo nyine baba bastragoringa basenga tugahuriyeho wowe stragoringa ukora iki nsenga zazana kabije senga ntago nsengera ngewe nawe ubivuga ari ubikubajije ibyo yego wageze i Kigali urahafata urahakaba ngugera no mu rwego rwo kunga abagore n'abagabo iyo mpano narayigerageje ariko yari inkoze menya nuko ntigeze mbisigirwa bije ngo hari ukuntu uyu muntu atari yagira uburyo asigwa mu mvuta cyangwa ube nk'umushumbo we ugira ibyo yemererwa hari ibintu ukora ntibikunde yego kugerageza kunga abantu bashakanye ari binkozeho ngo yewe nararana rugo ruri igice cy'urugo nibo babyivugiye ngene narabikibanga ngo byagize gutya dore papa gitangaza na mama bitangaza nibo bagezweho muri no minsi kuvuga ariko nguri mu bantu bafite uruhare kuri ya famiye kubana cyangwa gutandukana wowe na Pastor Claude ibyo bintu rero ngiye bari abantu nabamenye ari bakuru bakoresha ibiganiro ikintu kigeze kibaho ni kimwe nuko bigeze ntabwo ibintu byabo byo gushwanirega bijubu kuko abantu babizi neza cyangwa se abaturanye nabo barashwanaga bakiyunga yego bagashwana bakiyunga yego ko ngewe nzi mu nka scenario nk'eshatu izo nibuka bagiye batandukanaho kandi bakiyunga niyo mpamvu abantu benshi bari kubifata ko ari planka biriya bintu barimo kubera ko ngewe ubwanjye nabamenye bakundana yari imwe muri couple zikundana kuko buri hari ukuntu umva umugore n'umugabo baranyuranye mu bintu byinshi baziranye barakinanye barastragoringanye yego bakijijwe bagasenga ntabwo rusha kubona abantu Imana itangiye kubagirira neza barubatse bafite igipangu ku Ruyenzi batangiye kuguza akamodoka batangiye kugura ibibanza ngo ubwire ngo nibwo ibibazo bigiye kuza sinzi ari ukubera iki inshuro nyinshi jya nkunda kubona kuko ejo nende kuvuga kubera iki na hano arawundi aho tuba turi muri ararume yego abantu bose bahuzuye babarokore n'aba divorce benshi bahari uhura n'umugore uje kubwiriza uje gutanga ikiganiro akakubwira ati umugabo yantanye abana ugahura n'umugabo ubwira ati umugore yarananiye wareba ugasanga afite Bibiliya afite ijambo ry'Imana ari kubwiriza sinzi ari kubera iki sinzi ntago ndabona umuntu umusinzi uza kumpa ubuhamya ko yatandukanye wenda nabo barahari impamvu ntanze urwo rugero nuko inshuro nyinshi abantu bavuga ko abantu banywa inzoga zigira ibyo zibakoresha zituma bagira amakimbirane mu miryango ariko nanone turi gusanga amakimbirane menshi mu muryango ari abarokore ariho hantu nukubera iki ako nakabazo ubwo abantu namwe muze kudusobanura muri comment naho uri muri quartier nziko aho utuye ubizi kandi aribo bakagombye kutubera icyitegererezo baratubwira ngo divorce ni icyaha umuntu wakoze divorce ngo nibiki ngo ntazajya mu ijuru kereka ndagira uteye uzi abantu babyigishaga kuri divorce nibo bazikoze papa bitangaza na bitangaza urabazi ukuntu bavugaga sinabibonye ko babigaruye njewe
ndibuka nsubiyeho inyuma gato yego hari Papa Bitangaza yigeze ashwana n'umugore we ibyo yaje no kubisaba imbabazi kuri social media yego aragenda icyo gihe rero abantu bose bavuze ko baraye iwanjye na Pastor Claude ngo radio urayibatize ba sound proof muri ukuntu byagenze tubwire nagize amahirwe yo gusurwa amatiku yose yaratari yazi n'abashumba yego hako bansura batatangiriye iwanjye batangiye iki kwishima baje bishimye yego baje bishimye nanjye mpita mbonye ibyishimo Papa Bitangaza ave mu rugo ababaye ageze mu nzabura na Pastor Claude ubuhamya yavugaga ko ngo Claude ni wamushukaga se nubwo Claude yavuze ati reka nta hantu muriye nabyo ariko ibyo ngibyo banabyise imbabazi ko bari banyweye agacupa cyane ko Papa Bitangaza waretse ko gasigiriza kari inzoga icupa nawe uri yego banyweye inzoga gutyo ariko buri inshuro zo barakubwira ngo inzoga ni mucyura buhoro hari n'abagabo benshi ubona kubwira ngo abari ku kabara akabwira ati sintaha reka nkanywe basi nimare stress kuko n'ubundi ningera mu rugo ndabizi ko usanze n'umuriro nimba rero nawe bwari muri ubwo buryo bwo kuvuga ati navuye mu rugo mpasiga ibibazo si ibyo ko icyo gihe nta nubwo urumva yatashye yego ariko ngiye ikintu nakoze urumva ni rwo rwa ruhare twari turi kuvuga Claude afite ibyo yakoze by'impeta turaza kubigeraho njyewe ikintu nakoze vugira ibyo wakoze nahamagaye nafashe telefone mpamagara Mama Bitangaza muri iryo joro yego ndamubwira ngo utaza gutekereza ko umugabo wawe ndataraye kuba tatashye kuba tahari araye mu ndaye kumusimbura ari hano kandi ameze neza ntugire ikibazo aho wagize neza sirigeze ntera kamera ariko yari kuba ari n'inkuru iryoshye nari ntaraza iyo nkuru yari kuba iryoshye ari kuba mpombye kuko buriya umuntu bita buriya Claude ajyambwira ati gaki turi inshuti kuko buriya afite ngagira stage hano niko yajyambwira ngo yiwanjye yakantuza aka garde-robe ko mu cyumba yarakagonze atakirora neza oya ubwo nuko yako itara rishoka buri yarizimye amashanyarazi yari yagiye se oya ariko niyo umuntu ugiye kuryama azimya amatara gasuzumye utaryamye reka ariko jawe umunyamatiku mukanya umuntu yaravuze ati kandi bobo ko nzituru ukijijwe amatiku yawe none uranze ujyaje mu matiku yawe ibyo byose byabaye rero ngewe nakoze uruhari rwanjye yego kandi nzi ko nabo bombi babizi uruhari nakoze ntabwo ngewe nari icyo nakoze narababwiye ngo ntabwo ngewe ndi bubajyane kuri kamera icyo gihe inkuru zabo zari ziryoshye zicyoke ziri kurebwa yego ikiganiro nabakoresheje ngira ngo ntabwo mu by'ukuri ntabwo ari ikiganiro cyari kigamije kuba cyacu njye narababwiye njye nzabakoresha ikiganiro yego muri kumwe nzabakoresha ikiganiro mwiyunze mwongeye gusubirana nk'umuryango nk'uburyo nyine twagiye tubona mukundana uretse kirezi wanjye wandutiye benshi kirezi we uri umuziranenge nanani we uri umuziranenge ndagukunda ndakubaha wampinduye umugabo maze sinzi ko nshobora ariko warashoboye wowe Imana iguha umugisha kandi uremewe amina kandi tuzamara imyaka yacu 100 turi kumwe turi dusaza tubwiriza tumeze gutyo tudusaza gakiza adufasha adufata tubwiriza amina gaye ngoka tujamba turyoshye we iyi ni indahiro yatuye none bari kuyitatira ibi ngibi iki ni kiganiro bakoresheje nyuma yuko ngewe mbunze yego niwe wabunze oya none se nimba umugabo yari yaraye mu gasozi nkabwira umugore we ko nta kibazo nkababwira kandi nge ntago nshaka ko bakoresha ikiganiro kuko abantu bari bagukora ibiganiro bagakoresha umugore n'abandi bakoresha umugabo bavuga ko batandukanye bimeze nku
nge ndabwanza bakoresha ikiganiro mwembi muri kumwe kugira abantu ko urugo rwanyu ari amahoro rwasubiranye ibyo byarabaye yego ariko nukuvuga ngo haje hazamwe utundi tuntu ku ruhande rumwe papa bitangaza kuba yava mu rugo akagenda akakubwira ati njyewe ngende umugabo nkunda amahoro umugore wanjye ambwira ibintu bishobora kuba byatuma nanamugira nabi cyangwa namukubita ribikaza gakora akazi kayo yo mpamvu wakubwira ati njyewe musigira inzu yanjye nubatse n'ibiki byose nkamusigira ariko nkigendera mu rwego rwo gushaka amahoro hari n'inshuro zigeze agenda yabaga ari kumwe na Mbata Mbata nawe yaragize nawe yaramucumbiye ko Mbata ari wamuhamagara nkamubaza Mbata w'Imana Mbata n'umunyamakuru yari umunyamakuru wa Flash FM na Flash TV abantu baramuzi umukomediye yego nawe bigeze babanaho bari n'inshuti ze ngira ngo igihe inzu ya Mbata ishya baramusuye baranamuremera bigenda neza cyane Mbata uri live mu kiganiro nari maze kuvuga uri umwe mu bantu b'inshuti na papa bitangaza ndetse na mama bitangaza kuko byagaragaye umunsi ugira ibyago inzu yawe yahiye ni bamwe mu bantu bagusuye ndetse banagufata mu mugongo yego ariko nyuma yaho papa bitangaza ari umuntu wagiye ukunda kuva mu rugo atari kumvikana n'umugore akahukana dore ko nanjye yigeze yahukanira iwanjye ibyo nabisobanuye nawe biravuga ko hari igihe yigeze yahukanira iwawe iwawe ahantu wabaga mu nce zo ku Ruyenzi ugenda hirya ubwo ni mu gihe nyuma yuko inzu yawe yari ihiye wagiye kuba ku Ruyenzi ahantu wabaga muri aparitoma yahukaniye wawe si ibyo bintu nibyo byarabaye wakoze iki nk'umuntu mukuru nawe nzi ko wigeze wenda ugiraho umuryango nako ufite w'umuryango umugore n'abana buriya hari ibintu bibiri by'ingenzi biba bikenewe mu buzima bwa buri munsi rubana n'inshuti ukaba udashobora kwigira inama iyo nta kibimaze yego nike bita kugira inama nta kibimaze yewe papa bitangaza aza mu rugo hariya mu by'ukuri ntago byakwahukana direct ahubwo yari afitanye ikibazo n'umugore gusa kiraho gitoya none ndavuga ati rero nta kintu gikomeye wasubirayo mukagera mukabiganira n'ubundi ibintu byose bibaho mu biganiro nta muntu ubana n'undi bitivanga nicyo ngicyo nakoze nawe arankundira asubirayo amaze no gusubirayo baraganira inyuma baza no kwimukira hafi y'iwanjye Masaka njya no kubasura nsanga bari kumwe numva nta kibazo cyagiye rwose yego yakubwiraga ko yagiye ari iki kiri gutuma ava mu rugo ni imibanire y'abantu wende bita itagenze neza ariko especially usanga ari ibintu by'abantu bananiye kumvikana nyine bisanzwe ariko nta byari bihari bindi bikomeye n'abashumba n'abakozi b'Imana nzi ko warubizi kuba bari gushwana gutya bakaza muri social media hari abantu basengeraga abantu babakurikiraga kandi bari muri social media bari erega ntakure cyane Satani atatera ibuye kubera abakozi b'Imana ntago bikora yuko atari abantu kuba abakozi b'Imana batangaga izo serivisi kandi zigafasha abandi ntago bikwiye ko iyo serivisi bagiye kuzamburwa cyangwa se bari buze kuzitakaza ahubwo Imana cyangwa se na Satani agerageza ahantu hari imbaraga yego habaye nta mbaraga zihari ntago Satani hateguye se ashaka iki ko abona yaraharangije kuba rero baba bafite icyo kibazo wenda runaka ni ikibazo gisanzwe nkuko nanjye njya nkigira mu buzima busanzwe bwa buri munsi nkabasha nyine nkahindura imyumvire yo kwiga kubyumva no kubyumvisha abandi naho rero ku bijyanye nawe ni inshuti yanjye ni umuvandimwe ikindi cya kabiri ni umukozi w'Imana ntago njye namwambura ikuzo kuko ni ibintu bibaho bisanzwe yaba ari abagore babigira yaba n'abagabo barabigira kandi n'iyi si umuntu ko itangiye kugenda ihindagurika usanga n'undi n'umugore ubu ngubu yagukoza hasi kikakurenga
yego ni ugukoma urusyo tugakoma n'ingasiri nubwo turi kuvuga kuri papa bitangaza ariko abantu benshi twibaza ikintu kimukura mu rugo ka memu kuva mu rugo byanga byakunda wenda njye nta makuru ari deep mfite yabo kuko njye nafashe umwanya wo kumwumva mfata n'umwanya wo kubasura njya mu rugo turiganira bisanzwe iyo umuntu ari mukuru bureba situation hari ko imeze harimo ibintu bidahuza bitarimo rero iyo byanze kuri ya kote yindi runaka tutagiye kuvugira aha ngaha ubwo urumva hazamo n'abunganizi reka turegera bata urakoze cyane urakoze cyane Imana ikurinde uranyumvira mbata n'uwundi umuntu wabasuye nk'umuntu babaye hafi baturanye ati akantu usizemo ntabwo kumvisha wari warangaye iyo bitagenze neza kuri rwa ruhande rundi adashatse kuvuga hazamwe abunganizi ako nakumvisha ahubwo urwo ruhande kuvuga ngo reka tujye tuzana no byumve iyo umugabo yananiwe gutera akabariro sibyo mbatavuze se iyo ngingo noneho yibikomeye haza abunganizi ikigira ni uzi ko ibi bintu hari abantu babifungiye ni icyaha bigize icyaha ngo hari umuntu wari kuvuga ngo ni uguteza ka ajagari mu biryo mu gitsira cy'umugore wawe bivuge neza ntabwo ari njye sinifatanyije nawe icyo cyaha niko kiba kimeze yakoresheje ngo itarimo bangu yatubye ibiryo hoya winyuza mu ntuza ese tukabihisha guteza akajagari aho ubwo biba bitagenze neza kandi ukuvuga ngo yo ariko ni ukuvuga ngo ibyo bintu ujya kujyana umuntu mu nzego ni bya bintu bivuga ngo mwene so nakosa umugira inama hari abagore benshi nzi bajya kuri bano baganga bacuruza imiti y'akanyabugabo agiye kuyifatira umugabo we akavuga ati rwose ntago agicuranga ngo indirimbo nyumve ntabwo akoramo umutana ngo ubundi ijwi risohoke neza niyo mpamvu rwose nje kureba muganga nuko nabo twasanze ko bamwe ari abatubuzi bagenda bakahirinya barashanya karabanza kuba ngo reka mwumvishe kwikora bagaha abantu ibintuza by'ibikakarubamba n'ibi biboro by'ibikambuca by'ibiki bikabinywa ngo byirukanse ngo bitume ngo yirukanka ibirometero byinshi ariko biranukubeshya cyane biranukubeshya mba simbizi nimba iyo miti yabikora ntabyo ndagerageza ariko icyo nzi neza nuko ibyo bintu abantu benshi barabizi ko bikunda no gusenya ngo kutabonera umwanya hari umuntu wari kumira ngo mu bashakanye yego ikintu bita imibonano mpuzabitsina reka mbivuge gutyo cyangwa se kubaka urugo biba bifite pourcentage ya 99.9% kwijana yego igice kimwe nicyo kiri mu biryo mu mibereho mu mwiterambere mu bindi byose uranyumvira ngo ko niyo mpamvu usanga abantu bo mu byaro hari igihe bibanira neza kuko abibonera umwanya mwinshi nta stress z'imitungo myinshi biba bimwirukansa z'ibintu byinshi ajya kwihingira akaza anafite imbaraga ukarya ibikomeye ako se ubusamu uhurira yihotera agasose k'ubunyobwa oya buze wari amakaroni n'agasosi n'ubunyobwa butagereye n'uturagara ntago bijya bikunda biriya bintu mbo ariko nanone biba bikwiye kuba nyine biriya bintu ku mpande zombi kubera ko ngo niyo biri kuba y'abantu bari guhimbaza Imana ni ukuramya no guhimbaza buriya haba hari marayika uri aho hafi ngo waje gutanga raporo abantu barabizi iyo rero muhimbaje mwembi mukanyurwa marayika atanga raporo mu ijoro ati hameze neza baratunganira byamara hatwitse ubwo rero urwo ruhande nimba hajemo abunganizi iyo hajemo abunganizi rero nibyo bya bindi usanga umutungo wo mu rugo utikirirayo watangiye kujya ku tujakisi ngo basigaye batwita utujakisi dusayidizi wa mwana numvishe n'akandi kazina ngo ni abasare abasare bambutse iki se ni abasare bo batuma agatotsi kaza neza ariko nanone ikibi ni ukubimenya
ngo batwara neza ikibi ni ukubimenya bakabagezayo amahoro ariko umuntu aramutse akunganiye bikagenda neza utabizi bitwaye mu rugo hari amahoro bitwaye iki ikibi ni ukubimenya ariko nanone bariya bantu bijya bituma bariya yo abo bavuga babasare nibyo bihindura abajene bacu abanebwe rimwe na rimwe urabizi ko abajene bamwe na bamwe banze gukora kubera ko afite wa muntu umugora buri kimwe yego afite wa muntu wamuguriye imodoka umutuza muri apartment akorera ibyo ngibyo yego ariho urumva umutungo w'urugo niho hantu umuntu abakora amanywa nijoro gasanga ntatera imbere ntabwo biri kugenda neza kumbi twadufaranga hari ahandi hantu tujya dukemura ibibazo byo mu rugo ibyo nabyo ni ibibazo bishobora gutera amakimbirane gusa ntago mvuze ko ari byo biri muri urwo rugo simbizi ikibazo cyabo nyamukuru kuko mu byo yamenshoninze mu kirego kugira kurengera reka ahubwo twirebere ngo bivuga gute ibi ngibi singibi ndabifite se nsomera ibyo asaba urukiko ubu ni Habimana Joel watanze ikirego yego icyambere kwakira ikirego kwakira ikirego cya Habimana Joel no kugisuzumana ubushishozi kuko gifite ishingiro icya kabiri kwemeza ko Habimana Joel na Ikirezi Marie Claudine batanye burundu kubera ko Ikirezi Claudine yahozaga ku nkeke gutoteza kwangisha abana gusebya uwo bashakanye mu ruhame kubwira amagambo ashengura umutima kwanga umwana yaje asanga ubwo papa bitangaza afite yari sayidiye mbere yirwanya bati nta wamenye mtoto wa pare cyangugu ntabwo yakwibura awezi nimera batubona bazanye kugenda umufite amunzanire nkunda abana murere na ba Fabrice rwose ufite umwana wanjye amunzanire hakiri kare rwose komeza bo nukuvuga ngo gukubita n'ibindi bikorwa gukubita urumuri gukubita uwo mwana n'ibindi bikorwa yagiye amukorera bituma dukomeza kubana bituma nyine bako hakomeza kuzamwa amakimbirane icya gatatu gutegeka ko batandukana mu bitabo by'irangamimerere mu murenge wa Kacyiru ubwo niho basezeraniye imbere y'amategeko kwemeza ko imitungo yose bashakanye harimo ikibanza gifite UPI gutya na gutya ibabaruyeho bombi n'ikindi kibanza kiri hafi cyegereye nyine aho batuye n'abakire nacyo kitarabandikwaho ubwo bari muri imitation ikindi kibanza giherereye i Masaka Rugarika ndetse n'imodoka nayo batari bakorera imitation ibyo byose umugore ni ufite ibyangombwa akaba asaba ko bagabana mu buryo bungana icyanyuma aricyo cya gatanu gutegeka ko abana twabyaranye ko ari 5 yasigarana abana 2 bato nunda twite nanye ngasigarana 2 bakuru nkagumana uburenganzira bwo kubasura nabo bakansura tugafatanya kubishira amashuri nkuko dusanzwe tubigenza yego ibyo nibyo kwitari yabishikirije urukiko kwitari cyengeze ukwezi kwa mbere urega ni Habimana Joel uregwa ni Ikirezi Marie Claudine umugabo niwe wareze umugabo yarareze ni nawe wavuye mu rugo umugabo yarareze nabonye umugabo bamusuye bazi nabanye abo ku rugendo rwacu rundi rwa kabiri ngo bamusuye aho yahungiye bagiye kumusura ariko nabonye abantu benshi bavuga ngo ni plank utararenga mu minsi ishize ejo bundi ejo Korode yakoze ikiganiro yego avugana na gitifu w'akagari kaho batuye gitifu yagerageje kubunga bageze ku ngingo ya nyuma barisaza bose aho ibintu yongwe ejo yavuze mu kiganiro kaba bombi bashaka kuba babiziranye ibyo bari gukora ntago tuza kubona ko bino bintu yongo yavuze ari byo nimba gitifu ageze abunga umugore mu gihe ari kwisobanura umugabo akaba arahagurutse arasarisajije bagiye mu modoka barasohokanye
bageze hanze umugabo arivumbuye ngo ayivuyemo ayitaye aho iyo modoka itarakorerwa mitasiyo aho si kagaparaho kugira ngo bagaragaze ko bareze ndaguha urugero unyumvire hano uyu ni umushumba mugenzi wabo ngo babipanganye umva baravuze niyumvira byibuka aravuga ngo mbese Ezekiel niki twakora ngo tumenyekane nabwo ikintu mwakora mugafata muri u Rwanda ariko kigasebya izina ryanyu nijye wivugiye amagambo ni ukuvuga ko watandukanye n'umugore kandi mukabikora bya nyabyo sokanagate urumva mukabikora bigaragara ko biri bya nyabyo tugira ngo twaganiraga n'abatipe urumva bari kwandika bari seriye barimo barandika urumva nimba mbeshya mbura abana banje bose uyu muri hari umuntu uherutse guhamagara mama bitangaza ihita yitabwa na papa bitangaza niyo mpamvu abantu badukurikiye bajya birinda guhubukira no guhubuka mu bintu aho kina prank uzari ubu aho ntiyaba ari nk'aba ya couple y'ikabuga yavuyeho aho ntibyaba bijya gusa uyu mwanya bakazatubwira umva bo bifitiye gahunda yo gushaka buryo kibavugwa bari kuvugwa ariko biravuga ko urabona aba bantu uruhande rumwe yego bari barazimye ntibari bazwi bigeze kuvugwaho ariko urabona comeback ibigoye muri social media kugira ngo uvuge ngo ndagaruka nongere mvuge bitewe n'ibintu biba byarakuvuzeho cyane rero muri ubu buryo abantu benshi babyungukiramo kubera ko ubu turi gukora ibiganiro bibabaje kuri papa bitangaza no kuri mama bitangaza njaba bombi ntawe mvuga ngo uyu ngo niwe wananiye uyu nidukoma urusyo tujye dukoma n'ingasire ntago nimba baranatandukanye cyangwa se uburyo biri gukorwamo yego ntago papa bitangaza ari shyashya kuko yemera ko agenda akanywa inzoga kandi umuntu wagiye hanze akanywa inzoga akarari ari umuntu w'umugabo akubuze ibyari nishimwe ko nayiretse inzoga izandaza hanze sawa nzanywa yo mu rugo nta kibazo se kamukaruse tukanywera ku musego ntabwo kwanga ngo kugusha bakirisa ariko uyu muntu reka mwitabe n'umushumba Pastor Justin uri live mu kiganiro nakumvisha gase yego tubwire iyi prank yapambye babitanga iyi prank ariko niwe wayiteguye iyi prank ya bitangaza mama bitangaza ngo niwe wayiteguye none reba ahantu igeze muri gutuma abantu bashyuha mu mutwe bakavuga amagambo menshi mubizi neza ko muri gukina n'imitima y'abantu none se nimba mbabwiye ko ari prank ntibabyumve ubwo hari ukina n'imitima yabo ni ukuri kose bino bintu noneho byafashe none se ko mbonye papa bitangaza ari kurira mu kanya ubu se nimba umuntu akina filime akarira yajya kuri kamera akarira urumva ari igitangaza ararize nimba ari bya bitunguru bamushyizemo nimba n'agati kabikora ariko nyine ubu se papa bitangaza ahugurukanye miliyoni zingahe abuzemo n'umukozi umukuburira none ariko si kwakitinga uriya mugabo ya mugabo w'umuhanga mu kwagitinga ahubwo Kiramani n'abandi ba papa Sava bamenya bamurebere hafi rwose iri hatarira akazi afite impano yo gukina filime iri hatarira akazi irakomeye cyane Juste bino bintu ubona urumva nta nubwo umuntu turi gukora ikiganiro yari afite record nta nubwo numvaga kari yawe y'ikiganiro wakoze kusobanura ku mpanuro bino bintu wabibagireho inama mwarabiganiraga bisanzwe byagenze ute urumva Samu gakirembwe n'abantu bakurikira urugendo online abantu bakurikira YouTube n'abayikora abayikurikira bakurikirana nyine ibyo tukora ariko twe tuyibamo hari ibintu tuzi yego izina rigenda rikarangira umuntu wakavuga ngo ni gute nzagaruka kuri iyi mihanda kandi ngafata ibyo abantu nanone babanze babyumve neza papa bitangaza rero
yahuye na crise iteye ubwoba ahura n'ubukene bukomeye nta umuntu w'umugabo ashobora kuburara urumva nta rusengero afite wenda ngo abakristo bazatura icyo ni icyambere amaturo ntiyarakiza kubera inkuru zagiye zibavugwaho yego ikindi n'insengero zirafunze kugira ngo ubone ubushobozi bwo gufungura urusengero rwifuzwa Papa Bitangaza yari arufite ubwo bushobozi yego andi modoka yari yaratubaguritse amapine yose ubona kuri no kwangirikira mu rugo barabuze amafaranga yo kuyikoresha yego Papa Bitangaza ategura planka ya mbere yo kwambara ibishati bicikaguritse abura umuntu n'umwe ushobora nujya ku rugendo rwarebwe icyo kigano cyarebwe n'ibihumbi birenze 50 ngirengo yego ibihumbi 50 kukureba urabona umuntu n'umwe uvamo ngo aguha agafuka k'umuceri wasabye uri umuntu w'umugabo wasabirije Imana ishimwe ko atiyahuye ibyo bintu biba biranze njya gukora ikiganiro habura n'umuntu n'umwe umuha n'isabune atangira gukora ibiganiro bimeze nk'uwiyahura avuga ngo nibagurishe veti zaba minyoni zaba gitwaza bimaze urumva yagize torome iteye ubwoba byose bihari biri ku mbuga nkoranyambaga birangije ibyo bintu byanze ndabyibuka Ezekiel yari agiye kubagurira umurima turagenda musaza aravuga utari kubona iki nakora kugira ngo koko hafi nzuke ngira ikintu abantu bongera bamenye Papa Bitangaza wa nyawe turashaka content zose mu kibuga zararangiye kiretse ukoze ko atandukanye na Papa Bitangaza kandi bikaba ibyanyabyo byanyabyo akaboneka nabi inkiko n'ibiki byose wenda nabi hari igihe haba ikigore cy'idiaspora kimaze igihe gisenga ko gikeneye umugabo wazakigoho kikakumara ubukene baradushwishwe turaza natandukanye n'umugore wanjye noneho ariko sinamenya ko basigaranye icyo gitekerezo ibyo biragiye birabaye birarangiye turaguze nk'udufaranga cyo koze babonye bahita bishyura abana ku ishuri bagura n'udupine tw'imodoka bagura na essence nka litiro 5 ahari banga barashize anahamwe wenda n'umuceri urumva warushize muri uko gushira rero nimba hari habonetse ikintu noneho cyatuma cya gitekerezo cyinjiramo ndagira ngo abantu badukurikiye baze gufunguka amaso yabo n'ibitekerezo ntago Papa Bitangaza yakwiba ngo agarure imodoka yego ntago yatwara amafaranga ngo umugore amugere amurekura atayasize ibyo abantu bajye babanza nanone nyine badukurikira nabo bakora analize ya nyayo batekereze ndetse kurushaho nimba wumvisha ariya majwi umwe yita undi mbwa ndavuga uti twakuryaga amaturu nuko ari ibintu byateguwe yego byateguwe ntago ari ibintu nyine bivugiyeho ako kanya amajwi yirangira bigaragare ko uwo muntu atari kuri telefone none kuvuga ngo muri uko gusubira hariya icyambere nanone ndungurukisha abantu mwo mwitoroshi batoroshemo barebe umugore yavuze ko Papa Bitangaza ajyanye miliyoni 10 icyitwa chano yabo yitwa Cukumburu kuri yari yarazimye ariko nureba urasanga ariho umugore yagiye kwatakira ihita izamuka ihita ibyuka ubu ndatekereza cyenda kugera mu 40 nimba kitaragezemo ngo hari ibintu byinshi bakoze bemera ibipfa no gutukwa kugira ngo bagire basi bizuka miliyoni 10 iyo nzu bayiguze miliyoni 2,800 kuko Ezekiel mu bantu babashije kuyirangira umukiriya ariko ntiyayishima bigaragare ko yaguzwe n'undi ariko nanone n'undi wo mu diaspora baha miliyoni 2,800 ariko bandika 3 mu rwego rwo kugira ngo bahahesha agaciro n'undi muntu uzaza kugura bajya bamwereka mu masezerano ngo dore nyiguze ejo wundi miliyoni 3 rero kuba ndi kukwaka nk'eshanu urumva n'urugero ndi kubaha urabona ko nawe ibintu nayikozeho ibintu nk'ibyo ngibyo ubu cyatse kinyemeza ko ari prank nta muntu wasenya urugo ngo yishimire noneho uri umugabo wahukanye man wahukanye rega buriya yarahukanye
yarahukanye kandi araniba ndasahuye urugo yego nimba yarahukanye akiba ubwabyo bigize icyaha ntabwo wajya kwitaranga ku mbuga nkoranyambaga ugire kwahukana ugire kwiba ibintu byose waba uvuga nta ngingo ikurengera yabirimo yego noneho umugore nawe ahita amanuka ajye kuri Cukumbura TV kuri TV nawe agende ajye kukubitirayo umugabo we avuge ko kuba yagiye akize yari yararushye kuva bakibana ingo twese turazizi tuzibayemo turazifite none ibi bintu bibaye ari planka ko baba babigejeje urubi no gushyirana hanze ubu byazagira igaruriro ubundi kugira ngo ugire icyo ugeraho hari igipfa ariko ibyo wubaka hari ibintu bipfa hashobora gupfiramo icyubahiro ariko ugasingira ibindi bintu washakaga iyi planka iba yari igamije kubamenyekanisha no kugira ikibaha ubu hari icyo yabasigira none se urabona aho bwitara kibahaye ikiganiro cya mbere mama Rutangaza kikoze ari Rutuma ivu rwanya akayaga ubwo rushashagirana papa Rutangaza ntago akiri muri ya mashati acitse bigaragare ko ababafasha batangiye kugira icyo bakora kandi urumva uriya muntu ukuntu ari uzama message ndi kwakira y'ukuntu ngo papa Rutangaza yarize maje kuyahabwa n'abantu 40 bari kuvuga uti rwose bahemutse kuvuga ngo ibintu ni pranka kandi reba ya Mariya y'uyu mugabo umuntu wese asuriza atukura amaso bintu ko bikaze ubundi ararizwa n'iki yacengereye kuri miliyoni zingahe gusa ntiyayamaze none se ko aricyo kibazo nyine mfite nimba koko umuntu uri kure wundi agahinda yagize nakiki yavuye mu rugo rw'umugore wamuteye icyuma yavuye mu rugo rw'umugore wamwirukankana nimba umugore avuga uti yanjyanye miliyoni 10 kwenda nta n'uwamenya handi bari bafite utubanza ko wasanga baraturiye umuntu ufite amafaranga w'umugabo ararizwa n'iki yasubiye mu rugo rwe si wowe waturumbutse akaruvamo bamenyereye gusikamingwa nyine nibazikamingwe nibamufashe kurira urakoze cyane Justin ku bisobanuro duhaye Imana iguha umugisha murakoze cyane ariko dusoza Pastor Korodi prank yaba yizimo rega ni pari ndaguha impamvu rega ni pari uzarebe nta nubwo ari kuvuga byinshi kandi afite ibintu byinshi yego ariko ikiganiro yarayakoze nimugoroba yamenaguye se reka ahubwo yagize ati impeta ya mbere nayibashyiriye ndi umudivorce hanjye nabagira inama ntarashot bishobora kuba yabagira inama nawe rwara munani sawa ni imyuka yanyu mwabahaye nta myuka ariko Pastor Korodi aragira ati noneho ndubatse rurakomeye ubu none nayibambika ndashaka kubashyira impeta umupasteri nka pare urumva nigiye kurangira pranka bambitswe impeta murakoze ngo gira icyo uvuga twigendere cyangwa nawe ugira icyo wongeraho nimba papa Bitangaza abantu nibyo Jesse avuze ati bahumuka yatangiye kuvuga ngo ngari kwicuza ejo twakoresheje umusore ujye gukoresha ibiganiro ngira ngo Musambi TV Pattern yego niwe nakoresheje umugore we ikiganiro bwa mbere ngira ngo ni nawe umushutinga ibijya kuri icano yabo naramwakira arambira ngo yavuganye na papa Bitangaza amubwira ko ngo hari umuntu wamushutse ngo azamutangaza ari gushaka gusaba imbabazi icyo ni kimwe ikindi agatambika amakano papa Bitangaza yigeze kuvuga ko aciye asenze ari vuruguta ngo yirukana mu gihugu urugagi bishop yego none yaravuze ngo abaye atari rugagi nta wundi muntu nshaka wo kunyunga n'umugore wanjye bantu filime ayishamikiye ari gushaka kwirangirira finali ya filime yabo iyi planka yabo ari gushaka ko irangirira kuko ntashaka Claude ntashaka Yongwe arashaka nde rugagi rugagi none urumva Claude we azanyemo akantu k'imeta gute Claude regashaka kuba bari mu bateguye iyi script cyane none akaba ari naza azi naho izarangirira kandi Claude wibuke ko muri bya bihe bya rugagi hisamo inshuti cyane na rugagi ni magara Claude rega ni Claude n'umunyamakuru w'umupasteri winjirira cyane kuvuga ngo aba bantu bose arabazi
mu nkuru zo muri gospel nta kintu waza umubeshyi azi no kucukuma no kwinjira aranacukumbura aracukumbura abazi y'abapasteri kandi ikindi biroroha ko abantu bamuha amakuru kubera ko babonye ko avuga biroroshye ko umuntu ashaka kumva avuza akantu akavuga ati nimba umuntu hari icyo yandiye rikaminyuze kwa Korode kuko ndabizi neza ko atari buze kumworohera umunwa we ni danje byanamworera ko abantu bamuha amakuru buri afite ibintu byinshi abazi niyo mpamvu mubona avuga ati twagiye ntitwakwikomereza urugendo tukigendera twakomeza urugendo kadushimira abantu natwe tuba dusizeho akacu namwe murebe mushishoze ariko ari Papa Bitangaza ari Mama Bitangaza ntago twakishimira ko babaho muri social media bimeze gutya kuko bafite abana social media buriya ngenda yitinya cyane nubwo nyibaho ngewe njya nirinda ko avuga nzaza njyenyine ndavurireho nkureho ibyanya ariko famille yanjye famille yanjye buriya rwose mfite nk'abantu nashyira hano bakigisha ijambo ry'Imana baza bagahanura baza bashobora kuza bakavuga ibintu byubaka ariko narababwiye ni I'm going to keep them away of social media bajye kure ngewe nzajya nza mpababere nisararange mvuge ariko ntago twese twakishimira ko society nyarwanda Papa Bitangaza afite abana bafitanye na Mama Bitangaza bafite abantu basengeraga bari kubona ibi abana nubwo yaba ari muto ejo bundi azajya ajya kwishura rebe kuri telefone abantu bamubwira ati padre wa mwana nibyo murangira yavuze kuba umubyeyi yaza hano kuri social media akavuga ngo ngewe narinda yanarongorwaga n'abagabo 10 bigize icyaha ufite abana umwana azajya kwishuri baze bamwereke ati nyoko cyana ni nuko bwo mbivuze muri account dore cyana mama wacyo windaye umwana yigane ipfunwe umwana yiga yumva atari comfortable kubera iki kubera ibyo mama yavuze kuri social media ntago ntekereza ko ibi bintu bari kwitana ibyo bitutsi ngo bakuriye amaturu can you imagine pasteri abashumba bumva aho bigeze yego reka twifuze ko baziyunga plank karangira iyi filime nibayirangije duhe finali cyangwa n'izindi tuzarira kuko imihanda yacu yihora inyereye cyane kandi ikindi abantu bahumuke baje bareba kure abantu badukurikira urumva ko jisa vuze abantu namwe mwitegereza agenze anatanga point abantu bagomba kujya bareba bakavuga ati reba ibi yagakoze ibi bihari byagakwiriye kugenda gutya nayongoje yarabivuze aravuga ati gute uri ku muntu atandukana n'umugore icyumweru kimwe gahita yajya gushaka umwavoka ngo divorce ibyo bintu bibaho ibintu ko tuzi ko inshuro nyinshi bitwara igihe kandi no divorce abantu babizi wambajije waretse process wandetse yego process murakoze cyane reka tubashimire bobo yego Imana iguha umugisha cyane ako arambeshye kamivugira ushize nkuko kiganiro waravuze ngo uraduha ubunani badukuze ntabwo yaduhaye ubunani turacyaburimo turi ku itariki zingahe ubuse uyu munsi cyangwa ejo murahari se mwese murahari turahari Toby Jerry nawe hariya nande wundi wo mu timu hasubwo ntiyuzuye yacu reka tubanze dukore gutya ibyo ngibyo asante sana nakari gaciyemo yego sawa